mu mateka y'ikiremwa muntu nka kimwe mu binyabuzima bimaze igihe gito ariko cyabashije kwivumbura ikoranabuhanga ryihariye ryatumye abicyari cyubu byamusunikiye kugushaka no kuvumbura ibikorwa by'indashyikirwa byabayeho mu mateka ye. Uyu munsi turerebera hamwe amateka n'urugendo rw'indege yakozwe n'umuntu uko rwatangiye imyaka ibihumbi byinshi irashize, hafi imyaka amagana mbere ya Yezu. Ubwami bw'abami bw'abashinwa buherereye mu burasirazuba buhera China, ubwami bumaze imyaka ibihumbi 3 ahagana mu myaka magana nibwo hadukaga ibisa n'igitekerezo cyagejeje ikiremwa muntu kuguruka mu kirere nk'inyoni. Ikigaragaza ko ari ibintu mu bitekerezo birambye mu isi nuko bisanga mu bice bitandukanye by'isi nko mu Bugiriki, mu Buhinde, mu Bushinwa ndetse n'ahandi mu Burayi ahagana mu myaka magana ishize. Nkuko bizwi nka aviation mu cyongereza bikomoka mu rurimi rw'ikilatini bikomoka kuri avis inyoni ndetse na ishon bisobanura igikorwa wayahuza bikarema ijambo rivuga ngo igikorwa cy'inyoni. Mu bitekerezo byaranze amateka y'iguruka ry'abantu ushobora kuba warumvise umubyeyi n'umuhungu we bagurutse bakoresheje amababa bikoreye. Daedalus na Ischylus Abagiriki babaye ibyamamare aho basimbutse baturuka ku munara muremure bagerageza kuguruka, ariko Ischylus aza gupfa ahanutse ubwo si yamubuzaga kugaruka cyane asatira izuba kugira ngo amababa ye adashonga, nyamara agatwarwa n'umunyenga kugeza aho amababa yashongeye. Ahagana muri 808 mbere ya Yesu uwitwa Abasi yambitse ibibabi by'inkongoro ku maboko yombi nk'amababa, nuko asimbuka mu mujyi wa Cordoba muri Espagne. Yabashije kuguruka ariko mu kumanuka ananirwa kubona uburyo kuko umurizo w'inyoni ugira akamaro mu kugira ngo ibe yaguruka cyangwa imanuke ihagarare. Abasi yaravunitse ariko yabaye umwe mu bantu batanze ishusho y'indege ziguruka magingaya. Igihangano gifata ishusho bitewe naho kigeze cyubakwa, niko n'ibikorwa by'indege byagenze kugeza ku ishusho tubona ubu, aho hatanzwe ibitambo bitari bike kugira ngo uyu munsi wa none ube ubona rutemikirere. Ahagana mu binyejana bibanza bya nyuma ya Yezu mu Bushinwa hari ibyitwa kitsi abana benshi bakinishaga, aho babikoraga mu mashashi ubundi bakabizirikaho imigozi miremire, ubundi ukakareka kakaguruka kure cyane gatwawe n'umuyaga. Ubundi buryo bwari ubwa hot ballon mbuze uko mbyita mu Kinyarwanda, aho bikekwa ko ibi byatangijwe mu Bushinwa mu myaka yiba 2500 ishize, aho yakoreshwaga mu birori ndetse no mu gushyingura. Nabwo umuhanga Joseph Needham avuga ko zigeze gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare n'umujenerali w'umushinwa ahagana mu myaka 180 na 134 mbere ya Yesu witwa Zhuge akanga abasirikare bari bahanganye. Leonardo da Vinci nawe niyatanzwe aho ahagana mu myaka 1505 yakoze ibyo nakwita nk'ibishushanyo mbonera by'indege, cyane cyane yakoreshejwe muri kajugujugu. Ibi yabikoze amaze kwiga uko inyoni n'uducurama uko tuguruka imyaka 100 irenga mbere y'ubushakashatsi bw'umuhanga mu by'ubugenge Sir Isaac Newton wabitangije ahagana mu myaka 1687. Abandi bakurikiyeho ni Francis Corona de Terze ahagana mu mwaka w'1670, Bartolomeo de Cosmao mu 1709, Abafaransa b'abavandimwe bitwa Montgolfier mu 1743, abavandimwe baba Robert Brothers ahagana mu mwaka w'1783, nabo bakaba bari Abafaransa. Ahagana mu mwaka w'1833 muri Civil War y'Abanyamerika yifashishijwe n'uwitwa Fernand Zerpri wabarizwaga mu mutwe witwa Union Army Barrel Corps, wari warashyizweho na Thaddeus wari wahawe ububasha na perezida w'igihugu.
Mu kinyejana cya 19 Sir George ufatwa nk'uwahaza indege kuko yize ubugenge bw'ibiguruka anashushanya imashini yari igezweho muri icyo gihe. Sir George niwe wagize uruhare runini mu bya siyanse ko bigurukire y'indege no kugeza ku bizaba biyigize. Abaje kumenyekana ni White Brothers tariki ya 17 Ukuboza mu mwaka 1903. Orville White yagurutse metero 37 mu masegonda 12, naho umuvandimwe Wilbur White aguruka metero 260 mu masegonda 59 igendera kuri metero 10 ivuye ku butaka. Izi nizo ngendo za mbere z'indege zabaye ku mugaragaro kuko hari abatangabuhamya b'ubwoko butandukanye nk'amato atatu y'abashinzwe ubutabazi bwo mu mazi, umushoramari muri ako gace ndetse n'umusore umwe wo muri ako gace, ari uko zabaye ingendo za mbere zabaye ku karubanda. Nyuma yaha hakurikiyeho ubundi buvumbuzi buhambaye ndetse haduka n'inganda zikora indege nka Boeing, Airbus, Pilatus ndetse n'izindi. Mu mwaka w'1914 ubwo intambara ya mbere y'isi yabagaho, indege zifashishijwe bwa mbere n'Abongereza bazikoresha mu kuneka. Nyuma yaho bazishyiraho imbunda zitangira kurwana nazo. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi hubatswe izihambaye zirwana zikanasenya imijyi mu buryo bworoshye, ariko noneho intambara irangiye indege nizari bujugunwe, ahubwo barazihinduye bashyiramo aho abantu bicara, zihinduka izitwara abantu uko. Amasiganwa yo guhanga indege z'agatangaza yarakomeje kuguhera imyaka ibihumbi byinshi, aho bagurishaga amabakozwe mu birabi by'inkongoro kugeza aho batwara abantu benshi bagera muri 500 ndetse n'izindi zikorera ibintu. Nguko rero ngaya amateka inkomoko y'indege rutemikirere ubona mu kirere. Iyi ni Story House, kanda subscribe tuye dukomeza kubana mu byegeranyo bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane.